Nongeye kubaramutsa amahoro y'Imana abane namwe nshuti bakundwa, turizera ko muguwe neza, turizera ko mukomeye. Imana yo mu ijuru ibarinze neza, yongeye kubaha umunsi, nihabwe icyubahiro. Ni wa mwanya w'ikiganiro ibanga ry'ubutsinzi duhora tubashyikiriza. Hanyuma wowe wamaze gukora ku kazogera, Imana iguha umugisha. Wowe uhora ukurikirana bino biganiro, Imana iguha umugisha. Nawe uhora ubisangiza inshuti zawe, tugusabiye umugisha uva ku Mana. Iyo umukozi w'Imana avuze ngo Imana iguha umugisha, ujye ubyizera, ujye ubyakira. Burya aya magambo twatura abafite ubushobozi, abafite imbaraga. Rero ujye ubyakira, Imana iguha umugisha. Hanyuma ubaye utarakora nawe ku kazogera, wabikora kugira ngo wiyandikishe kuri iyi channel ya Nazareth Ministries, kugira ngo tujye tubana. Hanyuma Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana, ariko ni inyigisho nateguye ndiko ndatambutsa muri iyi minsi, ariko zihagaze no mu ijambo ry'Imana, kuko ntacyo tuvuga kitari mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero turebe ikintu cya gatandatu kigaragaza umuntu uzatera imbere. Batangiye inyigisho ivuga ngo ibintu 20 biranga umuntu uzatera imbere. Iyo tuvuze gutera imbere, ni ukugira ikintu umuntu ageraho muri ubu buzima, kuko naravuze ko ubu buzima kububamo ubwabwo ni intambara, ni urugamba. Umuntu wese waje akavuka, wageze ku isi, arimo ararwana, kuko kubaho ni ukurwana, kubaho ni intambara. Rero turi mu kugaragaza ibintu biranga umuntu uzashobora kugira ikintu ageraho muri ubu buzima turi muri iyi ntambara. Tumaze kuvuga ibintu 5 abantu bashobora kuba murashobora kujya mu biganiro tumaze iminsi dukora, murabibonaho. Nimba ari bo bwa mbere ubonye iyi video, ushobora kuba uyibonye kuri stati, uraza kwinjiramo kuri YouTube, urahita uyibona, hanyuma uhita ukora subscribe kugira ngo ujye uhita uzibona. Yesu rero akugirire neza. Ikintu cya gatandatu rero kiravuga ngo uyu muntu uzasanga adatakaza igihe. Ikintu cya gatandatu kiravuga gukoresha umwanya neza. Umuntu uzatera imbere nta mwanya apfusha ubusa. Uzasanga aho ari hose, uzasanga igihe cy'uyu muntu kidatakara. Igihe cy'uyu muntu ntabwo gipfa ubusa. Ashobora kuba atari mu kazi, ariko uzasanga ari gukora ibindi bishobora kuzamufasha mu gihe azaba agiye mu kazi. Nta mwanya wiwe upfa ubusa. Iyo abuze n'icyo akora, afuma ajya mu masengesho, kuko hari igihe gusenga batazabibonera umwanya. Iyo afite umwanya we, umwanya arawuprofita, akawubyaza umusaruro. Rero ni umuntu wasobanukiwe ko igihe ari amafaranga, kandi niko bimeze. Abahanga bavuga ngo igihe ni amafaranga. Igihe ni iki? Igihe ni amafaranga. Icyo ni ikintu cya gatandatu kiranga umuntu uzatera imbere. Ni umuntu ukoresha igihe cyiwe neza, kuko igihe kigiye ntabwo kigaruka. Igihe kigiye burya kiba kigiye, ntabwo igihe kigiye kigaruka. Uzasanga rero ari umuntu ukoresha igihe cyiwe neza. Nawe uyu munsi usuzume neza, urebe ko urimo urakoresha igihe cyawe neza, kuko ushobora kuba urimo urapfusha igihe cyawe ubusa. Kandi igihe iyo kigiye ntabwo kigaruka. Nyumve neza, igihe iyo kigiye ntabwo kigaruka.
koresha igihe cyawe neza, kuko ushobora kuzokwicuza igihe cyawe watakaje, ushobora kuzokwicuza umwanya wapfushije ubusa, ushobora kuzawicuza. Koresha igihe cyawe neza, kuko igihe kigiye ntabwo kigaruka. uyu munsi ushobora kuba urisubiza amaso inyuma ukavuga ngo uwagusubiza imyaka nk'iyo wari ufite cya gihe, ngo wakagombye kuba urimo urakora ibi. Uhita ubona rero ibyo wakagombye kuba urimo urakora. Iyo usubiza amaso inyuma ukavuga ngo uwansubiza muri ya myaka ya cya gihe, ukabona wapfushije igihe cyawe ubusa. Uyu munsi rero byaza igihe cyawe umusaruro, kandi nagira ngo nkubwire ngo biracyashoboka. Imyaka yose waba ufite, ushobora kwikosora amakosa wakosheje ukayakosora, igihe cyawe ukagikoresha neza usigaranye, kugira ngo usaze neza. Icyo ni icya gatandatu, gukoresha umwanya wawe neza. Ikintu cya karindwi kiravuga ngo usanga aho uyu muntu uzatera imbere aho uzamusanga. Icya karindwi kiravuga ngo usanga ahora yiga icyo yakora. Uyu muntu uzatera imbere, ikimenyetso cya karindwi uzamusangana, ni umuntu uhora yiga icyo yakora. Ni umuntu uhora yiga, ahora yiyungura ubumenyi. Ni umuntu uhora yiga, ni ukuvuga ngo ahora yiyungura ubumenyi. Niba afite akazi, ahora yiyungura ubumenyi muri ako kazi, kugira ngo akazi kiwe akanoze neza. Ni umuntu uhora yiga utuntu dushya, two bita uturivaje, utuntu dushya dushobora kumufasha mu kuzamura bizinesi ye, mu kuzamura igikorwa cye arimo gukora, umurimo we, kugira ngo awunoze neza. Ni umuntu uhora yiga utuntu dushya. Muri uku kwiga rero, ashobora kwigira ku muntu, kuko umuntu wese agira umutoza, umuntu wese agira umurideri umutoza. Ushobora kuba afite umuntu uri kumutoza, yigiraho, afataho urugero, akamubera umuyobozi cyangwa se umuntu yigiraho, nyine umutoza wiwe. Uyu muntu rero arangwa n'icyo kintu cya karindwi. Ni umuntu uhora yiga, ni umuntu uhora yiga kugira ngo anoze igikorwa cyiwe akora. Ikintu cya munani ukiranga umuntu uzatera imbere, ni umuntu, uyu muntu agira inshuti nziza. Ni umuntu ugira inshuti nziza. Hari abantu bafite inshuti mbi muri ubu buzima. Iyo ufite umuntu umwe yaravuze ngo mbwira abo mugendana nkubwire uwo uri we. Mbwira abo mugendana nkubwire uwo uri we. Rero abahanga mu kubona, iyo babonye abo mugendana bahita bamenya uwo uri we, kuko abo mugendana nibo bagaragaza uwo uri we. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cya munani kiranga umuntu uzatera imbere, ni umuntu uzasanga agendana n'abanyabwenge. Uyu muntu uzasanga agendana n'abantu bateye imbere. Uyu muntu uzasanga agendana n'abantu bafite intumbero, bafite iyo bajya, bafite akazoza. Uzasanga arizo nshuti ze. Uzasanga ari kumwe n'abantu nyine bamwungura ubwenge, abantu bateye imbere, bageze ibyo bageraho mu buzima runaka. Uzasanga uyu muntu ari bo bantu yiyegereza, arizo nshuti ziwe. Bivuze iki rero? Bivuze ngo guhitamo inshuti mbi bishobora kuguha amahirwe yo gusubira inyuma, bishobora kuguha amahirwe yo kudatera imbere. Niba ushaka kudatera imbere, ushobora guhitamo inshuti mbi. Ariko niba ushaka gutera imbere, uhitamo inshuti nziza, kuko iyo uhisemo neza inshuti z'ukuri nziza nzima, byanga bikunde uzigiraho, ziranagufasha mu kukugira inama. Inshuti nziza, icyo rero ni ikintu cya munani. Umuntu uzatera imbere uzamusangana ikimenyetso cyo kugendana n'abantu bazima, kuko abantu babi, iyo ugendanye n'abantu babi, birangira nawe bagushyize mu bintu bibi. Nta n'umuntu ukugirira icyizere iyo uri kumwe na gurupe mbi.
iyo uri kumwe na gurupe y'amabandi, uri kumwe na gurupe abantu runaka babi, nta muntu ukugirira icyizere. rero umuntu uzatera imbere uzamusanga ari kumwe na gurupe y'abantu beza. Ikimenyetso cya 9 aricyo dusorezaho kiranga umuntu uzatera imbere. Ikimenyetso cya 9 kiranga umuntu uzatera imbere. Uyu muntu uzasanga ari umuntu ugira disipurine. Uyu muntu agira disipurine ahantu ari hose, kuko amafaranga afite icyo ahuriyeho no kugira disipurine. Kubona umugisha bifite icyo bihuriyeho no kugira disipurine. Ntabwo ushobora gutera imbere ata disipurine ugira. Ntabwo ushobora kugira ikintu ugeraho nta burere ufite, nta kinyabupfura. Iyo tuvuze disipurine ni ikinyabupfura. Nta burere ufite, utararezwe, mbega babyita mu kinyarwanda ikinyabupfura. Ntushobora gutera imbere nta kinyabupfura ugira. Bisaba ko uri umuntu uba ufite ikinyabupfura cyangwa se disipurine. Mu Kirundi sinzi uko nabivuga, ariko uri umuntu nyine w'umushinga nahe, uri umuntu wisoneye, uri umuntu w'inyangamugayo. Reka nkoresha iryo jambo, uri umuntu w'inyangamugayo. Hari abantu muri iyi si b'inyangamugayo. Ntabwo ushobora kubona rero amafaranga uri umuntu ukunda umugayo. Ntabwo ushobora kugirirwa icyizere uri umuntu ukunda umugayo. Ukwiye kumenya ko iterambere, gutunga amafaranga, kubona umugisha bifite icyo bihuriyeho na disipurine. Iyo utagira disipurine rwose ndagutangariza ko uzabona amahirwe, ariko ya mahirwe niba icyo uzayatakaza. Reka nkubwire akantu gakomeye ariko nsorezaho. Ushobora kugira amahirwe yo kugera ibwami, ariko kugira ngo uzagume ibwami, kikubesha ibwami ni ubwenge buva, kuko iyo ufite ubwenge ibwami. Ikindi ni ukugira disipurine. Disipurine rero niyo ikugumisha aho hantu, niyo iguhuza n'abakomeye mukagumana. Iyo uri umuntu ufite disipurine, uba uri umukandida wo kubona ibyiza byose. Icyo ni ikintu cya 9 dusorejeho kiranga umuntu uzatera imbere. Uzasanga ari umuntu ugira disipurine. Niba ari umukozi w'Imana, ni umuntu ugira disipurine. Niba ari umuntu ukora bizinesi, uzasanga afite disipurine muri bizinesi yiwe. Umuntu ugira disipurine biramufasha kubona umugisha abantu bose, kuko ibyo dukeneye biri mu bantu. Umugisha ukeneye uri mu bantu. Iyo rero uhuye n'abo bantu ufite disipurine, ubasha kugumana nabo, kandi bimukeneye ba bantu bakabiguha, kubera uri umuntu ugira disipurine. Ntabwo hari abantu babona akazi, hari abantu babona amahirwe, ariko ubwacu bakayikuramo kubera naba indisipurine. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo umugisha ufite ikintu uhuriyeho no kugira disipurine. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Data ndagushimiye, ngushimiye ko uri Imana ikomeye. Ndasenze umuntu wese umugirire neza ku bw'aya magambo, kandi agira ikintu akoze mu bantu bawe, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze, Imana iguha umugisha, ugira ibihe byiza, ugira amahoro y'Imana. Shalom shalom.